Amahoro y'Imana rutaye umuntu yamenya, narindi imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Ni Senga basuhuza. Ikaze mu cyumweru cya kabiri cyo gusoma BIBILIYA dusoje, aho tugiye kurebera hamwe mu ncamake ibyo twasomye mu gitabo cy'Itangiriro ibice 12 kugera mu bice 26. Ahangaha mu Itangiriro hibanda gusa ku nkuru y'umugabo witwa Aburahamu. Turaza kurebera hamwe ibintu bitatu by'ingenzi. Icya mbere ni amateka ubwayo y'ibyaranze ubuzima bwa Aburahamu. Icya kabiri ni teolojiya cyangwa se ibyo dukwiye kumenya mu kwizera kwa Aburahamu, uko Imana yabanye nawe, amasezerano yamuhaye ndetse n'ahahurira no kwizera kwacu. Icya gatatu ni ugusa n'abakora ikiraro ngo duhuze ubuzima bwacu n'ubuzima bwa Aburahamu n'iby'Imana yagiye ivugana nawe ikamusezeranya. Ntabwo dushobora kuvuga ubutunzi bwose ngo twerekane ubwenge bwose buhishe muri aya magambo. Icyo tuza gukora gusa ni ukuvuga mu ncamake kandi tureba iby'ingenzi, kuko nta washobora kuvuga ubwenge bwose n'ubutunzi ngo avome isoko y'ubwenge bw'Imana iri mu ijambo ryayo. Ahubwo ni ukugira ngo turebe iby'ingenzi dukwiye gusigarana, cyane cyane bifite aho bihuriye n'ukwizera kwacu. Nanone kandi ntabwo tuza kuvuga gusa ku gitabo cy'Itangiriro kuko atari ho honyine twasomye, ahubwo twanasomye zimwe muri zaburi zisingiza Imana ariko zijyanye n'ibyo twasomaga mu Itangiriro. Ibi byose twabijyanishije no gusoma ubutumwa bwiza bwanditswe na Mariko uhereye ku gice cya mbere ukageza ku gice cya 10. Nabwo turaza kureba mu by'ingenzi twasomye muri iki gice. Ikaze. Igice cya 12 tugitangirana n'Imana ihamagara Aburahamu imusaba kuva muri bene wabo ndetse no mu gihugu cyabo akajya mu gihugu Imana izamubwira. Aha tubona Imana ivugana na Aburahamu imubwira inyungu cyangwa se imuha amasezerano y'ubwoko burindwi izamuha niyemera kuva muri bene wabo akajya aho Imana ishaka kwajya. Yamubwiraga kuva muri Uri y'Abakarudaya akajya i Kanani aho Imana yamusabaga kujya. Uyu murimo ntabwo wigeze worohera Aburahamu gusiga bene wabo n'igihugu cyabo, kubera ko Aburahamu ubundi yavukiye muri Uri y'Abakarudaya. Uri y'Abakarudaya uyu munsi ni muri Iraq. Aha mu gihe Aburahamu yavukaga, dore ko abagenekereza bavuga ko Aburahamu yavutse mu myaka y'2600 mbere ya Yesu. Ntabwo bizwi neza ngo ni ryari, ariko abahanga bagenekereza ko ari cyo gihe yavutsemo. Ubwo Aburahamu yavukaga rero muri Uri y'Abakarudaya, yasanze ahavuka hari hateye imbere ugereranije n'ahandi hirya no hino ku isi. Ikintu kizwi cyane muri Uri y'Abakarudaya nicyo bitaga zigurate. Zigurate yari imyubakire y'insengero bubakaga yo gusenga Imana muri icyo gihe. Zigurate mu by'ukuri yari ifitanye isano na za piramide twavuze mu bice cya 11. Bazubakaga ku buryo ukomeje kuzamuka hejuru byakora piramide, ariko zigurati zo zagarukiraga hagati zikaba zubakishijwe amatafari ahiye. Ibi rero babikoraga mu rwego rwo kugira ngo nanone baramye inyenyeri ndetse n'izuba n'ukwezi. Muri zigurati zari zizwi mu gihe cya Aburahamu yavukaga niyo bitaga Nanar. Nanar yari ikigirwamana cy'ukwezi, ikagira n'umugore witwaga Ningal. Izi nizo zigurati zari zizwi cyane mu gihe Aburahamu yavukaga. Uwitwa Mureyi akaba ari umwe mu bahanga b'Abongereza bazwi mu bijyanye n'ibisigaratongo ndetse na musée, ni ukuvuga inzu ndangamurage. Niwe wagiye asobanura kandi ahabwa n'akazi ko gusana za zigurate zasigaye zarokotse mu gihe Aburahamu yari ariho. Niwe rero uvuga amwe mu mateka y'icyo gihe, ni naho nanjye nayakuye. Imana ihamagara Aburahamu kuva mu gihugu cyabo ntabwo byari byoroshye. Nk'uko nabivuze, niho civilisation yari iri, ni ukuvuga mu isi y'icyo gihe Uri y'Abakarudaya abantu bose niho bifuzaga gutura. Icya kabiri hari hafi y'amazi, kubw'ibyo abantu ubuzima bwaraboroheraga.
Imana isaba rero Aburahamu kuvayo ntabwo yavuyeyo wenyine, kuko mu bice 11 mu itangiriro hatubwira ko Aburahamu yimukanye na se Tera n'umuvandimwe we Nahori, kuko witwa Harani we yari amaze gupfa bamushyinguye muri Uri y'Abakaludaya. Ibi ntabwo ari by'Imana yari yamusabye, yari yamusabye ko asiga byose akagenda wenyine. Mu bice 12 rero Imana yongera kumuhamagara no kumwibutsa imigisha imutegereje i Kanani yamusabaga gusiga bene se. Mbibutse ko bari barimukanye bagira naho bita i Harani. Aha naho hari hafi y'uruzi. Aburahamu urugendo yari yagenze rwo kuva muri Uri y'Abakaludaya yerekeza i Harani hose ni ku nkengero y'uruzi rwitwa Ufurate. Ntiyifuzaga mu by'ukuri kuva aha hantu kuko hari heza kandi hareraga. Nk'umuntu wari ufite amatungo menshi, hari ahantu ho kwifuzwa kuko hajyanye n'amatungo. Ariko Imana ikomeza kumusaba ngo nave muri Harani, nave naho yerekeza i Kanani, kuko yari igambiriye kumuhindura ubwoko bukomeye. Noneho kuri iyi nshuro Aburahamu yashoboye gusiga se na nyina agenda yerekeje i Kanani nk'uko yari yabimusabye. Mu migisha rero Imana yari yasezeranije Aburahamu, yamubwiye ko azamuha izina ryogeye, izina rye rikaba izina rikomeye. Mbere yuko tuva aha nagira mbabwire ko Imana yabaye yo kwizerwa, kuko mu mateka yose y'abantu nta muntu ufite abantu bamwemera kandi bamwitirirwa bose bahuriza hamwe mu kumwubaha nka Aburahamu. Nibura miliyari 6 z'abatuye isi bose biyitirira Aburahamu. Abakristo mu isi bavuga ko bageze kuri miliyari 2.200. Aba bose biyitirira ko Aburahamu ari sekuruza wabo kubwo kwizera. Nk'uko tubisoma mu rwandiko Paulo yandikiye Abagalatiya ibice 3 uhereye ku murongo wa mbere, ahamya neza ko bafite kwizera nk'uko Aburahamu, abo ngabo ari bo buzukuruza ba Aburahamu by'ukuri. Aba rero bose bibona muri Aburahamu nk'aho ari sekuruza wabo kubwo kwizera. Miliyari irenga 1.5 y'Abasilamu batuye mu isi bose kwizera ko bavuga ko babukomora kuri Aburahamu, kuko bavuga ko ari bene Ishimayeli. Aba nabo bose babona Aburahamu nk'aho ari sekuruza wabo. Tutibagiwe na miliyoni zirenga 60 z'Abayahudi batuye hirya no hino ku isi, bo bibona rwose nk'aho ari bo bana n'abuzukuru ba Aburahamu, kuko bakomoka kuri Isaka na Yakobo. Aba nabo bafata Aburahamu nka sekuruza wabo. Ni ukuvuga ko Aburahamu niwe mukurambere wa mbere ku isi kugeza uyu munsi ufite izina ryogeye kandi rikomeye ryemerwa n'abantu benshi ku isi. Icyo Imana yasezeranije Aburahamu rero yaragikoze niyo kwizerwa. Tukiri mu bice 12 tubona Aburahamu amaze kugera muri Kanani nk'uko Imana yabimusabaga, ntiyatinzeyo. Ubuzima bwaho bwari bukomeye. Inzara niyo yamwakiriye, bituma amanuka ahubwo yerekera muri Egiputa kujya gushakirayo ubuzima. Ibi ntago byanejeje Imana, kuko abantu bose Imana yahamagaye ntiyigeze yifuza ko berekera mu Egiputa. Mwibuke ko Egiputa ifite ishusho y'isi, naho Yerusalemu n'igihugu cya Israheli bikagira ishusho y'ubuzima bwo gukiranuka naho Imana ishaka ko tuba. Ntibivuze ko abantu bari mu Egiputa uyu munsi basobanuye abanyabyaha. Oya, ni mu mvugo y'umwuka. Egiputa ishushanya isi, ahantu Imana itifuza ko abantu baba, naho Yerusalemu y'umwuka igashushanya ahantu Imana yifuza ko tuba. Ntabwo ari Yerusalemu y'umubiri, kuko yo ituwe n'abantu nkatwe. Aburahamu rero yahakoreye amakosa menshi, ariko reka mvuge kimwe kiza gutuma tukigarukaho mu bice biri imbere. Ubwo Aburahamu yamanukaga mu gihugu cya Egiputa ahunga inzara, yahabeshyeye ko Sara ari mushiki we. Ibi ntibyanejeje Imana, bituma umwami wa Egiputa afata Sara ashaka kumugira umugore we. Icya kabiri, azamuka agaruka, ni ukuvuga mu gihugu cy'i Kanani, yazamukanye n'umuja witwa Hagari. Uyu Hagari rero yaje kumubera umutego, turaza kubireba mu bice bikurikiraho. Mu bice 13 Imana igaruka kuvugana na Aburahamu yuko nta kabuza izakomeza isezerano yagiranye nawe. Gusa iki gice kitubwira gutandukana kwa Loti na Aburahamu. Mbibutse ko Loti yari umwana wa mukuru wa Aburahamu witwa Harani. Uyu yari yarapfuye rero, Aburahamu atwara umuhungu we, amutwara nk'umwana we ngo bazagumane. Ubwo batandukanaga, Loti ngo yirebeye aheza, ngo abona
Isodomu n'i Gomora ngo hari ahantu ho kwifuzwa, ngo hameze nk'ingobyi yitwa Edeni. Aho rero niho yerekeye, ariko kubwo kutamenya ntiyari azi ko ibizira byose by'isi ariho byari bituye. Mu bice 14 batubwira amateka yuko Aburahamu yaje kurwana intambara ya mbere ivugwa muri Bibiliya y'umugabo witwaga Kedoralomeri. Uyu mwami Kedoralomeri yari umwami ukomeye, kuko niwe waje gutera umwami wategeka Sodomu n'i Gomora, amutwaraho mpiri ndetse amujyanana na Loti. Bituma Aburahamu ahagurutse ingabo zatorejwe mu rugo rwe 318 ajya gutabara mwene se wabo ari we Loti, aramugarura. Amaze kumugarura, igice cya 14 kitubwira inkuru idakwiye kwibagirana yuko Aburahamu yahuye n'umugabo witwa Melikisedeki. Inkuru ya Melikisedeki isobanurwa neza mu gitabo cy'Abaheburayo ibice 7. Uyu Melikisedeki yavuzweho byinshi kandi ntabwo yemeranywaho na bose uwo ari we. Gusa umwanditsi w'Abaheburayo we agasobanura ko ashushanya Kristo Yesu. Afite ibintu bitatu ahuriyeho na Yesu. Icya mbere ngo nuko ahoraho. Icya kabiri ntagira se na nyina mu buryo bw'umubiri. Icya gatatu ni amazina ye. Izina rye ngo risobanurwa ngo icya mbere umutambyi ukiranuka, icya kabiri umwami w'amahoro. Aya mazina yombi rero niyo yahawe Kristo Yesu. Niwe mwami ukiranuka, akaba umutambyi ukiranuka, nanone kandi akaba n'umwami w'amahoro. Icya kabiri ahoraho iteka ryose. Turabizi ko Yesu impamvu ubutambyi bwe buhoraho iteka ngo nuko we atabubuzwa no gupfa, ngo mu gihe abandi ubutambyi bwabo bwasimburwaga ntibuhoreho kuko bapfaga. Uyu rero Melikisedeki ibyo yakoreye Aburahamu nibyo dukwiye kwitaho. Icya mbere nicyo yaramuzaniye, ngo yasanganije Aburahamu vino ndetse n'umugati. Ibi nibyo Kristo Yesu yazaniye abamwizera bose. Nibyo yatanzeho ituro, nibyo yatanze nk'igitambo imbere y'Imana. Matayo 26 umurongo wa 26 hatubwira neza ubwo yatangaga igaburo ryera arihereza abigishwa be, yarababwiye ngo nimwakire. Yabahaye umugati, abaha na vino yashushanyaga amaraso ye ari yazacungura bari mu isi yose, ngo ayo yayatanze kubisezerano rishya. Ibi rero nibyo Melikisedeki yaraje guhanura abikorera Aburahamu, ngo amuhereza vino n'umugati, maze Aburahamu nawe ngo amutura 1/10 cya byose. Mbibutse ko ubwo Aburahamu yageraga mu gihugu cy'i Kanani, ikintu cya mbere yakoze yatambiye Uwiteka igitambo. Ariko ntabwo byatumye Bibiliya yita Aburahamu ko ari umutambyi, ahubwo Melikisedeki we yitwa umutambyi by'iteka ryose. Nanone iyo dusomye muri Zaburi y'110 hatubwira Melikisedeki ko ubutambyi bwe ari ubw'iteka ryose, ko ari umutambyi uzahoraho ibihe byose. Ibi bitwereka ko nanone gutura no gutanga 1/10 ntaho bihuriye n'amategeko ya Mose, ahubwo birenze ibyo. Ni nacyo badusobanurira mu Baheburayo ibice 7 yuko gutanga Aburahamu yahaye Melikisedeki ntiyabikoreshejwe n'itegeko iryo ari ryo ryose uretse kwizera uwo ari we. Nicyo cyatumye amuhereza 1/10. Ni nacyo Yesu Kristo yatwigishaga avuga ku byo gutanga. Ntabwo duhereza Yesu kubwo gutinya itegeko, ahubwo tumutura ko ari umutambyi, tukamenya n'ibyo dutuye umumaro bifite mu butambyi bwa Kristo Yesu. Kandi kuko ari umwami w'abami, nta mwami udaturwa amaturo. Iki nicyo Aburahamu yakoze. Mu bice 15 tuhigira irindi somo rikomeye. Mbibutse isezerano Imana yahaye Aburahamu mu bice 12 ryitwaga promesse, ni amasezerano y'ibyiza. Promesse ubundi ni amasezerano Imana isezeranya abantu, ariko mu by'ukuri adafite ikiyakomeza gitangaje uretse gusa ubudahemuka bw'ijambo ry'Imana. Promesse rero cyangwa se isezerano Imana yahaye Aburahamu mu bice 12 yuko izamuha igihugu, ikamugira ubwoko bukomeye, kandi amahanga yose yo mu isi agaherwa umugisha muri we, ryari ritarakomezwa. Nicyo cyatumye Aburahamu abaza Imana mu bice 15 atese ibyo usezeranya mbibwirwe n'iki ko bizambaho, ko ngewe ndi incike. Kuba incike ni ukubaho utagira umwana, ni ukuvuga ngo wamara gupfa izina ryo rikibagirana. Imana rero mu bice 15 yari igarutse gukomeza isezerano yagiranye na Aburahamu.
uko gukomeza isezerano byahinduye isezerano Imana yagiranye na Aburahamu rireka gukomeza kuba promesse, ni ukuvuga isezerano gusa riraho rishingiye ku budahemuka bw'ijambo ry'Imana, ahubwo irikomeresha ikimenyetso. Ku bw'ibyo rihinduka icyo bita igihango, isezerano ry'igihango, ni ukuvuga covenant. Covenant, kugira ngo ibe covenant ikomezwa n'amaraso. Ubundi hari covenant eshatu muri Bibiliya, hari ubwoko butatu bw'icyo bita isezerano ry'igihango. Irya mbere ni isezerano ry'igihango rikomezwa n'amaraso, ari ryo tubona mu Itangiriro ibice 15. Icya kabiri ni isezerano ry'igihango rikoreshwa cyangwa se rikomezwa n'inkweto. Icya gatatu ni isezerano ry'igihango rikomereshwa umunyu. Aya uko ari atatu mvuze niyo tubona muri Bibiliya. Ubwo tukomeje gusoma Bibiliya rero, nitugera ku isezerano ry'igihango rikomereshwa inkweto naryo tuzarisobanura, ariko hano turibanda ku isezerano ry'igihango rikomereshwa amaraso. Imana yabwiye Aburahamu ngo kugira ngo koko nkwereke ko ibyo mvuga ari ukuri, ugende ufata amatungo, ufata inka, ufata intama ndetse n'intungura, ni ukuvuga inuma y'intungura, ubicemo kabiri. Hanyuma ngiye Uwiteka nzamanuka gukomeza isezerano ryanjye. Ibi bivuze iki? Umwanditsi umwe yaravuze ngo byari bitangaje kumva umuntu abaza Imana ngo ni iki kizanyereka ko usohoza icyo wambwiye uzagikora, ngo hanyuma Imana ikakubwira kubaga amatungo. Ibi biratangaje, ariko mbibutse ko mu isezerano rya kera, isezerano ry'igihango ryakomezwaga no gucamo inyamaswa mo kabiri, hanyuma abasezerana bombi bagirana igihango bagaca hagati ya nyamaswa baciyemo kabiri, amaraso yayo akameneka mu nzira, maze bakagenda bayakandagira. Buri wese akavuga ngo nica isezerano ngiranye nawe nzacikemo kabiri nk'iyi nyamaswa. Ushaka kubimenya neza urebe Yeremiya 34 umurongo wa 18 n'uwa 19. Nuko bakomezaga isezerano ry'igihango. Imana rero ibibwira Aburahamu ati ndashaka gukomeza isezerano ngiranye nawe yuko nzaguha iki gihugu n'urubyaro rwawe. Nubwo Imana bimubwiraga Aburahamu ataragira umwana, ariko Imana yo yari imanutse gukomeza ijambo ryayo irihindura igihango. Gusa tubona Aburahamu asinzira, ananirwa kurinda za nyamaswa ngo zitaribwa n'inkongoro, kuko yagombaga gutegereza igihe Imana imanukiye maze bombi bakanyurana hagati nk'indahiro ry'Imana yari imubwiye ngo bihinduke isezerano ry'igihango rikomezwa n'amaraso. Aburahamu yarasinziriye. Uwiteka Imana imanuka mu ifumba ry'umuriro maze inyura hagati yonyine. Nibyo ikomeza isezerano, iramubwira ati isezerano ryanjye ndarikomeje kuko ngewe maze kunyura hagati, sinahindura indahiro. Ibyo Imana yabikoze nk'aho ari umuntu. Nimutekereze namwe, nko kuvuga ngo nanjye nzacikemo kabiri nk'iyi nyamaswa, kandi tuzi ko Imana itabeshya. Ariko nk'uko ijambo ritubwira, ibintu bibiri byayitabasha kubeshyeramo, ngo icya mbere ni ijambo, icya kabiri ni indahiro, nk'uko tubisoma mu gitabo cy'Abaheburayo ibice 6. Nanone tukabisoma muri Zaburi 105. Imana ikomeresha isezerano ryayo indahiro n'amaraso atabasha gukuka. Mu bice 15 hakomeza kutubwira ko Aburahamu kubwo kwizera Imana, Imana yahakuye ikintu kidasanzwe. Ukwizera kwa Aburahamu, Imana yaguhinduye ukwizera izakeneraho abatuye isi bose. Mbibutse ko Aburahamu si we wa mbere wizeye Imana. Uwa mbere tubona wizeye Imana mu ijambo ryayo ni Abeli. Abeli ngo kwizera niko kwatumye atanga igitambo cyiza imbere y'Imana. Ariko ukwizera Aburahamu yagize agirira Imana, ngo niko Imana yashimye ko izagira umubyeyi w'ukundi kwizera kose kuzabaho ku isi. Gufite icyo bita patterns, ni ukuvuga gufite ibikenewe kose ngo kube inkomoko y'ukundi kwizera kose Imana izakenera mu bantu. Kubera iki? Ngo nuko Aburahamu yizeye Imana bimuhanirizwa no gukiranuka. Ni ukuvuga n'ukundi kwizera kose Imana izakenera mu bantu ni ukuzatuma babonekaho gukiranuka. Aburahamu rero yarizeye, maze kwizera kumubyarira Imana ikumuhwaniriza no gukiranuka. Mbibutse iri jambo impartation, kubarwaho, guharurwaho.
ubundi byakoreshejwe mu buryo butatu bwonyine muri Bibiliya. Ahambere ni ahangaha Aburahamu yizeye Imana imubaraho gukiranuka. Aha kabiri ni igihe Kristo Yesu yapfaga ngo yabazweho ibizaha by'abari mu isi bose. Ukwa gatatu ni ugukiranuka kw'Imana ngo kubwo kwizera Yesu Imana ibara abari mu isi bose, ibabaraho gukiranuka kwayo. Uku kwizera kwa Aburahamu kwari gukomeye. Impartation, Aburahamu yizeye Imana imubaraho gukiranuka. Aha kabiri ijambo rikoreshwa ni igihe Yesu yapfaga Imana ikamubaraho ibyaha by'abari mu isi yose. Aha gatatu ni igihe umuntu wizeye Yesu Imana imubaraho gukiranuka kwayo. Mu bice 16 tuhabona kunanirwa kwa Aburahamu. Muribuka wa mugore nababwiye ubwo Aburahamu yamanukaga yerekera mu Egiputa kubera inzara, yazamukanye umuja witwa Hagari. Uyu umuja rero niwe waje kumubera umutego, maze Aburahamu ategekwa n'umugore we Sara ngo naryamane nawe, iby'Imana yamusezeranije bizasohora ku mwana azabyarana na Hagari. Sara yari yamaze gucika intege, imyaka yari kabakabye 90, abona ko atakibyaye. Aburahamu agira intege nke, yumvira umugore we, abyarana na Hagari umuhungu bamwita Ishmayeli. Iki gice kitubwira ko Hagari amaze kubyarana na Aburahamu yagize ubwibone ngo asuzugura Sara, maze Sara ishyari rirazamuka, asaba umugabo we ngo niyirukane Hagari n'umwana we. Mu bice 16 tubona Hagari n'umuhungu we batakambira Imana ngo Imana ikohereza marayika. Nibwo bwa mbere twumva inkuru marayika, Imana yohereza marayika gutabara Hagari n'umuhungu we, maze Imana imutegeka gusubira kwa Sara none hakamwubaha. Mu bice 17 nanone dukwiye kuhitaho. Iki gice kitubwira uburyo Imana yamanutse guha Aburahamu ikimenyetso cy'isezerano yamusezeranije. Nongere mbasabe dusubire inyuma gato. Ibice 12 Imana yahaye Aburahamu amasezerano, promesse. 15 ikomeza isezerano irihindura kuba igihango, ni ukuvuga rikomezwa n'amaraso. 17 rero isezerano yamusezeranije yari ije kuriha ikimenyetso cy'isezerano, nkuko tubisoma mu Baroma ibice 4. Iri sezerano ryagombaga kugira ikimenyetso cy'iteka ryose kitarangira, ari cyo gukebwa. Gukebwa ni ukuvuga gusiramurwa, gukatwaho ibidakwiriye. Icyambere bagombaga gukebwa ku munsi wa 8. Mbibutse impamvu y'umunsi wa 8. Uyu mubare ubundi mu mvugo y'umwuka uvuza itangiriro rishya. Icyakabiri, ku munsi wa 8 abahanga berekana ko ku munsi wa 8 umuntu iyo awumaze awugezeho avutse nicyo gihe atava amaraso menshi. Ubu ni ubushakashatsi bwerekanwa n'abaganga yuko iyo umuntu avutse ku munsi wa 8 niyakomeretse amaraso ye yifumbikanya vuba, ntabwo ava cyane. Imana yabimenye kera ubuganga n'ubuvumbuzi butarabaho, itegeka Aburahamu yuko azajya akeba abantu be ku munsi wa 8 bavutse. Si icyo gusa, ku munsi wa 8 ni ukuvuga ubundi mu mibare y'Imana ibara uhereye ku munsi wa mbere ikageza ku wa 7. Iyo tugeze ku wa 7 ntabwo bakomeza ku wa 8, barongera baragatangira bakavuga ngo ku wa mbere. Niyo mpamvu umunsi wa 8 bawita itangiriro rishya. Byavugaga iki? Byavugaga ko Abisiraheli bagiye kuba ubwoko bushya, birangwa na cya kimenyetso cyitwa gukebwa. Mu gihe cyose uwiswe wakebwe ntabwo azabarwa nk'abandi bantu basanzwe, azitwa ubwoko bw'Imana, ubwoko bw'umwihariko, kuko ariho ikimenyetso. Ikimenyetso cyo gukebwa cyajyanye n'izina rishya rya Aburahamu. Ubundi yitwaga Aburahamu, bivuze ngo umugabo w'icyubahiro, ariko Imana amubwira ngo uzitwa Aburahamu. Aburahamu bivuze ngo ukomokwaho n'amahanga menshi, sekuruza w'amahanga menshi. Ibi byose mbabwire ko Imana bimubwiraga Aburahamu afite umwana umwe nawe yishugurikiye, ukomoka kuri Sara yarataravuka. Ibi ni ibyerekana ko ijambo ry'Imana ni iryo kwizerwa bidashingiye ku byo tureba, ahubwo ijambo ry'Imana ni ryo rirema icyo rivuze. Ibice 18 hatubwira uburyo noneho Uwiteka yagendereye Aburahamu akamuha isezerano k'umwaka utaha, nk'icyo gihe yavuganaga nawe azaba afite Isaka,
umwana abyaranye na Sara. Icyatumye uyu mwana yitwa Isaka ngo nuko ubwo Uwiteka yavuganaga na Aburahamu ngo Sara ari mu ihema yarasetse asekera mu mutima, atese koko ngewe nzabyara nkuze? Ndetse na Aburahamu ubwe ntiyabyizera, nawe araseka. Imana iravuga ngo muzitwa muzabyara useka, kuko Isaka nicyo bisobanuye, bivuze ngo useka. Igihe Sara yabyaraga yaravuze ngo Uwiteka aransekeje, ndetse n'abazabyumva bazasekana nanjye. We yasetse anyega Imana atizeye, ariko Imana imuha guseka by'ukuri bivuye mu mutima, ndetse bizahinduka ibyo abazamwumva bose bagasekana nawe. Igice cya 18 nanone Imana ihishura impamvu yahamagaye Aburahamu. Umurongo wa 19 usobanura neza icyatumye Uwiteka ahamagara Aburahamu. Yaravuze ngo Aburahamu ngo icyatumye mumenya ngo ni ukugira ngo we n'abana be bazatozwe, bazigishwe kubaha Uwiteka ndetse no guca imanza zitabera. Ni ukuvuga muri Aburahamu Imana yahabonaga ishyanga, ubwoko buyubaha kandi buzakorerwamo ibikwiriye iby'Imana ishaka. Uyu murongo uko usoza ukavuga ngo kugira ngo nanjye mbone uko nsohoreza Aburahamu ibyo namuvuzeho. Mbibutse ko Aburahamu ntiyahamagawe nkawe ubwe gusa, ahubwo Imana yamurebagamo ishyanga. Iramubwira rero ngo ntiyagira n'ikimuhisha, igiye kumubwira n'amabanga y'ibyo igiye gukora i Sodomu n'i Gomora. Aba bamarayika batatu basuye Aburahamu niyo bamubwiye ko Sodomu n'i Gomora bagiye kuharimbura. Aburahamu arahingingira ngo ariko bibi by'ubusa, kuko i Sodomu yari yuzuye abantu babi. Ariko asiga abwiye Imana ngo ndizera ko utarimbura n'abakiranutsi n'abanyabyaha. Ibice 19 tubona abamarayika bagira i Sodomu n'i Gomora. Aha rero niho hambere tubona ingaruka z'icyaha cy'ubutinganyi, uburyo Imana icyanga, kuko imijyi i Sodomu n'i Gomora yarimbuwe n'icyaha cyo gutingana. Aba bamarayika batatu, abagabo batuye muri uyu mujyi bashatse kubafata ku ngufu nabo ngo basambane nabo, babatinge. Ibi bituma uwitwa Loti n'umugore we n'abakobwa be babiri, yewe yashatse no gukiza n'abakwebe, ariko bo barabyanga, barabiseka, banga kuva muri uyu mujyi. Bituma abamarayika barimbura Sodomu na Gomora. Umugore wa Loti nawe Imana yari yamwihanangirije, ndetse n'abakobwa be na Loti ubwe ngo ntibakareba inyuma, ngo kuko barebye inyuma byabaviramo ingaruka. Ariko umutima wo gukunda iby'isi no kwanga kuvana i Sodomu byatumye umugore wa Loti ahindukira aba inkingi y'umunyu. Mbibutse ko amateka y'isi atari ya Bibiliya gusa yerekana ko umujyi w'i Sodomu na Gomora warimbuwe n'umuriro. Uku ni ukuri kw'amateka. Nanone igice cya 19 hatubwira ibyago, akaga kabaye. Abakobwa babiri ba Loti ngo umukuru yabwiye umuto ati dore ntituzigera tubona abagabo, reka twishakira abana. Niko gusindisha se, maze aryamana nawe ngo abyara umwana witwa Amoni, ukomokwaho n'ubwoko bw'Abamoni. Bukeye murumuna we nawe ngo atereka se inzoga arasinda, nawe aryamana nawe abyara abakomokwaho n'Abamowabu. Igice cya 20 kitubwira uburyo Aburahamu yagize intege nke, yongera gusuhukira mu gihugu cy'Abafilisitiya gitegekwa n'umugabo witwaga Abimeleki. Agezeyo abeshya ko Sara ari mushiki we. Ariko nanone tuhakure inkuru idasanzwe. Nibwo bwa mbere muri Bibiliya twumva Imana ivuga umuntu ko ari umuhanuzi. Ijambo umuhanuzi bwa mbere muri Bibiliya riboneka mu Itangira ibice 20 umurongo wa 7, aho Imana yihanangirizaga Abimeleki kutaryamana na Sara, ngo ahubwo uyu mugabo azagusabira kuko ari umuhanuzi. Aburahamu rero ntabwo ari we wavugwaga gusa, ahubwo ni mu bwoko bwe n'abakomoka kuri we. Ibice 21 Imana isohoza isezerano. Umwaka utaha noneho ugeze, koko Sara abyara Isaka. Nanone ahangaha niho tubona gutandukana kwa Isaka ndetse na Ishimayeli, aho Sara yatandukanye burundu na Hagari. Ibi birenze gusa kuvuga ko batandukanye, ahubwo Pawulo abidusobanurira mu rwandiko yandikiye Abagalatiya ibice 4, atubwira ko aba bagore bari mu mugani, icyo bita allegorie mu Gifaransa, umugani ufite icyo ushushanya. Washushanyaga iki? Ngo Hagari uyu nguyu yashushanyaga isezerano rya kera ryavukiye ku musozi Sinayi, ngo nanone Sara ngo agashushanya isezerano ryavukiye i Golgota, ngo ariryo sezerano duhabwa muri Kristo
Kristo Yesu. Ibi byombi rero nubisoma ntubisomane gusa kumva inkuru y'ibyabaye, ahubwo muri yo harimo igishushanyo cy'umugani cyerekana umurimo wa Kristo Yesu, ndetse cyo kimwe n'inkuru twabonye ivuga kuri Melikisedeki uyashushanya Kristo Yesu waducunguje amaraso ye. Ubutambyi bwe bushushanya ubutambyi bwa Yesu. Igice cya 22 nanone kitubwira uburyo Aburahamu Imana yamusabye igikorwa imugerageza kugira ngo muri Aburahamu Imana yerekane ishusho yayo n'ikizakorera isi. Kuva mu bice 22 kugeza mu bice 24, Aburahamu Imana imukoresha role yo kwerekana Imana Data ibyo izakora. Icyambere nuko yamusabye gutanga umwana wayo w'ikinege. Mbibutse yuko Imana mu mategeko ya Mose ibuzanya gutamba ibitambo by'abantu. Ni nayo mpamvu ibi byari ikigeragezo, ariko Aburahamu ntabyo yarazi. Iramubwira ngo mpereza umwana wawe w'ikinege ukunda ari we Isaka. Ubanze wibuke ko uwitwa Ishimayeli Imana ari imaze kumwirukanana na nyina Hagari. Aburahamu nta mwana wundi yari asigaranye uretse Isaka. Rero cyari ikigeragezo gikomeye. Ibi ntawe yari kubitinyutsa ngo abibwire Sara, ngo amubwire ngo Imana isabye umwana. Niyo mpamvu yagiye kumutamba mu ibanga, ajyana n'abagaragu babiri bo kwizerwa mu ibanga, kandi igihe cyo kumutamba kigeze n'abarabasiga ajyana n'umwana we. Icyo twigamo ni iki? Nuko Imana yaboneye Aburahamu igitambo kuri uyu musozi witwa Kizabonwa. Imana iza providing, izibonera igisubizo. Aburahamu yabonye umwana w'intama usimbura umwana we yaragiye kwica. Nkuko nabivuze, inimvugo shusho Imana ubwayo yerekana yo ubwayo ikizakora. Aburahamu rero yari mu mwanya w'Imana Data, hanyuma Isaka akaba mu mwanya wa Yesu. Aburahamu nkuko yaragiye kwikora mu nda kubwo gukunda no kumvira Imana, bitwereka uburyo n'Imana ubwayo yikoze mu nda itanga umwana wayo w'ikinege Yesu kugira ngo abe igitambo gikuraho ibyaha. Nkuko Isaka yabaye umwana ukiranuka akumvira kugeza mu rupfu, ni nako bitwereka Kristo Yesu ko yitanze ntiyanga no gupfa urupfu rwo ku musaraba ngo yumvire Data atubera igitambo gikuraho ibyaha. Ibice 22 ni naho tubona isezerano ku murongo wa 18. Imana ibwira Aburahamu ngo mu rubyaro rwawe nimo amahanga yose yo mu isi azarherwa umugisha. Uru rubyaro rero nubundi ni rwa rundi rwasezeranijwe Adamu mu bice 3:15. Nanone Imana iragaruka ibisubiramo muri ya mvugo ngo mu rubyaro rwawe amahanga yo mu isi nihazaherwa umugisha. Uyu mugisha si uwundi, nagakiza, nugukiranuka isi yose izahabwa kubwo kwizera Kristo Yesu nk'igitambo kimwe kizima gikuraho ibyaha. Ibice 23 batubwira uburyo Sara yapfuye. Zimwe mu nzandiko bishobora kuba ari ukuri cyangwa atari ukuri, ariko zimwe mu nzandiko zivuga ko ubwo Sara yamenyaga amakuru yuko Aburahamu yaragiye gutanga umwana we Isaka, ngo byamuviriyemo indwara yatumye apfa vuba, kuko Sara yapfuye afite imyaka 127. Mu gihe Aburahamu yapfuye afite imyaka 185. Aya makuru ariko nkuko nabivuze ni bivugwa na za komanteri biblique. Ibice 24 nanone kudukomeza kubona ishusho ya Aburahamu, tubonamo Imana ndetse n'ibyabaye kuri we. Aburahamu atuma umugaragu we witwa Eliyazari wari igisonga cye kujya kumushakira umugeni muri bene wabo. Yari yararahije uyu mugaragu ngo sinkeneye ko umwana wanjye azashaka abagore bo muri iki gihugu. Impamvu irumvikana nuko Imana yari yaravuze ko bari abantu barabagaragu, ikindi bagombaga kwirukanwa muri kirya gihugu kuko batubahaga Imana. Atuzagende muri bene wacu ujye Harani ujye kunshakira y'umugeni. Uyu rero yaragiye arumvira, kandi koko amushakira umugeni muri bene wabo ari we Rebeka. Rebeka se yitwaga Betuweli. Betuweli akaba umuhungu wa Nahori. Nahori uyu akaba umuvandimwe wa Aburahamu. Rebeka ntiyatindikanije kwemera kujyana n'umugaragu wa Aburahamu witwaga Eliyazari. Araza ashyingirwa umuhungu wa Aburahamu witwaga Isaka, amushyira mu ihema rya nyina ngo aramurongora mwibagiza akababaro. Ibi nabyo tubibonamo imvugo shusho cyangwa se umugani. Aburahamu uyu ashushanya Imana Data, hanyuma umuhungu we ari we Isaka ushushanywa n'umwana w'Imana, hanyuma umugaragu we
watumwe kujya kumushakira, twamugeranya n'umwuka wera ujya kwemeza abari mu isi yuko Kristo Yesu ari we koko mwana w'Imana, uwo tuzashyingirwa atagira ibara ntagira inenge, kandi natwe akadushakamo kumubera abagore b'isugi, ni ukuvuga batagira ibindi bigirwamana bizera, bakamwizera we wenyine ko ari we mukiza w'abari mu isi. Mu gihe Rebeka rero ashushanya itorero rya Kristo Yesu. Mu bice 25 bakanatubwira uburyo Aburahamu yongeye gushaka umugore, uwo mugore akaba yitwa Ketura. Uyu mugore yabyaranye na Aburahamu abana 6, gusa uwo kwitabwaho n'umwana wa 4 witwa Midiyani. Uyu Midiyani ni wakomotsweho n'ubwoko bw'Abamidiyani dusanga mu gitabo cyo Kuva ibice 18. Aba babangamiye cyane Abisiraheli, babatangira mu rugendo, bababuza kugana mu gihugu cy'amasezerano. Ni nabi Imana yarahiye ngo izarimbura Abamidiyani be kwibukwa mu isi. Aba nibo bagiye bakomeza kuba ikibazo cy'Abisiraheli mu by'ukuri, kugeza ubwo bashatse gutegura jenoside y'Abisiraheli. Aha iyi nkuru tuzayikomeza tuyirebe n'Abamidiyani, abangaba bakomoka mu rubyaro rwa Ketura. Hatubwira urupfu rwa Aburahamu ndetse nuko bamushyinguye ndetse na Ketura. Mu bice 26 aho tugiye gusoreza, batubwira uko Isaka nawe Imana yagarutse ikagira n'isezerano nawe. Mbibutse ku isezerano Imana yagiranye na Aburahamu ryari ryamaze kuba isezerano ry'igihango. Ni nayo mpamvu nawe imubwira ngo isezerano yagiranye na sogokuruza Aburahamu ntirizakuka, nzarikomereza muri wowe. Icyatumye ndetse Imana ibwira Aburahamu kureka akirukana Ishimayeli na nyina ngo nuko isezerano yagiranye nawe izarikomereza muri Isaka. Isaka yarakiri umwana nibwo yarakivuka, ariko ibyo Imana yamaze kubibwira Aburahamu. Nicyo cyatumye Uwiteka ubwe yongera kumanuka avugana na Isaka ati isezerano nagiranye na so nzarikomereza muri wowe. Iri sezerano mbibutse ko ryari rimaze kuba isezerano ridakuka. Nkuko tubisoma muri Zaburi 105 uhereye ku murongo wa 18, Imana yagiranye isezerano na Ibrahimu, igeze kuri Isaka irarikomeza, naho kuri Yakobo irihindura kuba indahiro. Bavandimwe, ni isezerano ritigeze riba isezerano rikuka. Nanone twasomye Zaburi ya mbere na Zaburi 107. Zaburi ya mbere twayisomye ku munsi wa 2 ubwo twasomaga inkuru zerekeranye n'ibyabaye i Sodomu n'i Gomora. Kubera iki? Ni ukugira ngo iyi Zaburi yongere kutwibutsa umugisha ukomoka mu kutagendera mu ngeso z'ababi. Ni ko iyi Zaburi ivuga, hahirwa abatagendera mu ngeso z'ababi, ntibahagarare mu nzira z'abanyabyaha, ngo bafatanye n'abacokoranyi, ngo abo ngabo bazamera nk'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto mu gihe cyacyo, kandi ikibabi cyacyo nticyuma. Bavandimwe, nubwo byatinda cyangwa se ukaba utabona inyungu zabyo uyu munsi, ariko hari umugisha wa none n'Uwiteka ryose wo kuba umukiranutsi hagati y'abantu banduye. Nk'uko Loti ndetse n'abakobwa be baraba amasugi, kandi twabonye ko abagabo bo muri icyo gihugu ubusambanyi bwari bwararenze urugero, ntibaba bakinyurwa gusa n'abagore bifuza n'abagabo, ariko abakobwa ba Loti bo bari amasugi. Icya kabiri, Loti yari agifite umutima wo kubaha Imana nubwo yari atuye mu bantu banduye. Umugisha warabaye, no mu gihe cyo kurimbuka marayika yaramukijije, yaramurokoye. Nanone Zaburi 107 itwereka imbabazi z'Imana zihoraho iteka ryose, zagaragaye kuri Aburahamu zikamuherekeza no mu busaza, zikamuhereza urubyaro, ndetse agakomokwaho n'ishyanga rikomeye. Ni muhimbaza Uwiteka kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Munyemerere dusoreza ahangaha, hanyuma ubutaha tuzakora inyigisho mu buryo bubiri. Tuzavuga incamake byanditse mu gitabo cy'Itangiriro uhereye mu bice 27 ugakomeza kugeza aho tuzagarukira. Nanone kandi tunakore incamake y'ibyanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Mariko uhereye ku gice cya mbere ukageza dusoje, kuko iki gitabo ni gito, nahisemo ko cyo tuzakivuga mu ncamake inshuro imwe. Ubwo rero tuzaba dusoje icyumweru cya 3 nibwo tuzakora incamake y'ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko. Imana ibaha umugisha, ndizera ko hari icyo mwabashije kunguka. Reka ngerageze kuvuga mu ncamake y'ibintu 4 twigira kuri Aburahamu kandi bifitanye isano no kwizera kwacu. Icya mbere ni ubudahemuka bw'ijambo ry'Imana yahamagaye Aburahamu ngo nasige se na nyina na bene wabo aze mu gihugu azamwereka.
Ibi tubyigiramo guhamagara kwa Kristo Yesu. Yaravuze ngo ushaka kunkurikira nasige se na nyina n'ibindi ibyo ari byo byose, kuko utameze atyo ntashobora kuba umwigishwa wanjye. Wibuke ko icyambere gisabwa umwigishwa wa Yesu ni ugusiga akamenya ko ubwe muri we ahagirira identite nshya. Icya kabiri ni amasezerano duhabwa kubwo gukurikira Yesu. Muri we harimo ubutunzi butagira akagero n'amasezerano menshi duhabwa muri Kristo Yesu. Icya kabiri ni uburyo ukwizera kugirira muri Kristo Yesu gukurira muri twe. Ntabwo ari amasezerano gusa, ahubwo duhabwa n'isezerano riruta ayandi masezerano, nk'uko tubisoma mu Baheburayo 8 umurongo wa 6. Mu Kinyarwanda bakavuga ngo isezerano rishya twahawe ngo ryakomejwe n'amasezerano ngo aruta ayayandi y'isezerano rya mbere. Ni ukuvuga isezerano ry'igihango twagiranye n'Imana muri Kristo Yesu ryakomejwe n'amasezerano meza rutayo ngayo. Na yahe? Muri we harimo kubabarirwa ibyaha, ubugingo buhoraho, kuzuka, kwambara umubiri udapfa no kuzaba mu gihugu Imana irimo. Isezerano rero Imana yagiranye na Aburahamu yararikomeje, irigira isezerano rikomezwa n'amaraso, nk'uko iryo twahamagajwe ubutumwa bwiza kugira ngo tugirane n'Imana isezerano ryo mu rupfu rw'umwana wayo riduhindura kuba abana b'Imana. Icya gatatu twiga gikomeye ni ikimenyetso cy'isezerano Aburahamu yahawe cyitwa gukebwa. Mwibuka ko gukebwa ari uguhindurwa n'umwuka kugira ngo adukureho ingeso zose za kamere. Bisobanuye gupfa kwa kamere bivuze guhindurwa kuba abana b'Imana koko mu ngeso zacu, ngo umwuka wera atugaragazemo kamere ya Yesu. Ni iki twigira mu isezerano rya Aburahamu, kuko abana b'Aburahamu nyakuri bariho n'ikimenyetso cye. Ni ukuvuga ni nacyo cyatumye umwuka wera tuwuhabwa nk'ikimenyetso, kuko ari uduha gukebwa nyako, gukebwa ko mu mutima. Imana ibaho umugisha. Reka ndekera ahangaha, mvuze muri make y'ibyo twigira kuri Aburahamu, ariko cyane cyane tukongera tukamenya impamvu Bibiliya, ndavuga mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya mbere umurongo wa 1, uburyo Matayo atangira yita Yesu mwene Aburahamu mwene Dawidi. Igituma rero yitwa mwene Aburahamu nuko mu bice 22 umurongo wa 8 Imana yasezeranije Aburahamu urubyaro, maze urwo rubyaro rukaba umugisha w'abatuye isi yose. Nanone urwo rubyaro Imana irusezeranya Dawidi, nituhagera nabwo tuzabireba. Imana ibaho umugisha. Kristo Yesu ni mwene Dawidi, nacyo gitumwa natwe ubwacu twitirirwa Yesu, kuko dufite kwizera nk'uko Aburahamu. Ubwo dufite kwizera kwa Aburahamu, Paulo yandikira Abagalatiya ibice 3 ndetse uhereye ku wa 5 aravuga ngo abafite kwizera nk'uko Aburahamu, abo nibo buzukuru, nibo bana ba Aburahamu nyakuri. Imana ibaho umugisha. Reka tuzakomeza ubutaha. Reka dusenge. Ndagushimiye Mana yacu uri mu ijuru, mu izina rya Yesu. Ngushimiye urukundo rwawe n'imbabazi zawe. Warakoze kubo kwizerwa n'amasezerano waduhaye muri Kristo Yesu, koko duhinduka abana ba Aburahamu nyakuri. Warakoze ko kwizera kwa Aburahamu kuduhesha icyo ukundi kwizera kose kutaduhesha, guhabwa gukiranuka kw'Imana, maze tukabarwaho gukiranuka kwe. Ndagushimiye ko tuzabana nawe mu bwami bwo mu ijuru. Ndagushimiye ko twabazweho koko ugukiranuka kwe. Izina ryo nirihabwe icyubahiro, mu izina rya Yesu, amen.